Igitondo cyiza, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu Romate, aho dusoma ijambo ry'Imana, tugasangira ubutumwa bwiza muri gitondo uko umwami wacu Yesu Kristo adushoboje. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu Romate, aho dusoma ijambo ry'Imana, kandi mbashishikariza no gukurikira ikiganiro Soir tugezwaho na Bizimana Adrien mu mugoroba iyo yabashije kugitambutsa nabyo kibageraho, kandi bashimira Imana cyane abadukurikira, abaduha comment kuri YouTube channel ndetse n'abanyura inbox mu gikari bakatubwira turafashwa n'ubutumwa bwiza mutubwira, ubutumwa bwiza mu buryo buri simple, ubutumwa bwiza mu buryo buri natural, ubutumwa bwiza buza mu by'ukuri budafite ibindi birungo nk'uko dukora kubivuga byongewemo kugira ngo hari abantu babashe kubwumva neza. Tubashimiye Imana rero, tubashimiye Imana kandi twishimiye gufatanya namwe. Hari umuntu umwe yigeze ambwira ngo ushirika ubute, sinzi impamvu yambwiye ngo ushirika ubute, hari ubanza ari uko yabonye ubwo butumwa hafi ya buri munsi, kandi akabona nta mpungenge mfite y'uko wenda abantu ibihumbi n'ibihumbi bari batangira kubukurikira. Ntabwo tubikorera ko abantu ibihumbi n'ibihumbi babukurikira, tubikorera ko ari ibwiriza ry'Imana, kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ari impano Imana yaduhaye, kandi tukabikorera yuko n'umuntu umwe wakumva ubutumwa bwiza agafashwa, Imana ibiha agaciro cyane. Tubishimiye Imana rero. Ndagira ngo dusenge hanyuma dusome amagambo y'uyu munsi aza kuboneka muri Zaburi ya 72. Mwami Yesu, turagushima cyane, tugushimiye iki gitondo cyiza uduhaye cy'umugisha, tugushimiye neza n'urukundo tugira buri munsi, tugushimiye ko ubana natwe, ukatugira neza, ukadukiza, ukatwarura mu bidafite umumaro, ukatwarura, ukadukura mu ngeso zitandukanye zituma tudashobora gusa nawe uko bikwiriye. Data uhabwe icyubahiro, turagushimira kandi ko kuri twebwe ushyizeho uruzitiro, ugashyiraho clôture, ugashyiraho boundaries kugira ngo turusheho gusabana nawe. Uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru, ubona amahoro utanga bitwara mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turasoma muri Zaburi ya 72, duhere ku murongo waho wa 12, havuga ngo: kuko azakiza umukene ubwo azataka, n'umunyamubabaro utagira gitabara. Azabarira uworoheje n'umukene, ubugingo bw'abakene azabukiza. Azacungura ubugingo bwabo, abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azaba ay'igiciro cyinshi imbere ye. Nuko azarama kandi bazamuha ku izahabu y'Isheba, bazamusabira iteka, bazamusabira umugisha umunsi wire. Hazabaho amasaka menshi mu gihugu, no mu mpinga z'imisozi amahundo yayo azanyeganyega nk'ibiti byo kuri Lebanoni. Iyi zaburi ni zaburi nziza cyane, kuko ni zaburi navuga umuntu avuze ko arimo avuga aboroheje ntabwo baba abeshye, kuko iyo uhereye ku mirongo ibanza ubona ko bavugamo abakene cyane, bavugamo abakene. Umuntu ashatse avuga ko ari zaburi dediye ku bakene, ariko banza wahera ku murongo wa 3 kugira ngo umurongo wa mbere kugira mwumve iyi zaburi context yayo. Uhe umwami guca imanza kwawe, uhe umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro no mu bantu. Azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Bazakubaha ibihe byose, izuba n'ukwezi bikiriho. Azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, n'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi y'abakiranutsi bazashisha, kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashira. Azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Ababa mu butayu bazamwunamira, abanzi be bazarigata umukungugu. Abami b'i Tarushishi n'abami bo mu birwa bazazana amaturo. Abami b'i Sheba n'abami b'i Seba bazazana ikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera, kuko azakiza umukene ubwo azataka. Hano nari mpera uko nagira mbaho imirongo ibanza mwumve context y'izaburi. Ni zaburi ya Salomo,
nibwira ko yayanditse ashaka kugira ngo agwize ubwenge kandi agwize gukorera Imana neza atajajaba. Ntabwo ari kenshi tubona abayobozi benshi basenga iri sengesho uvuga ngo mwami umpe ubwenge, umpe ubushobozi, umpe guca imanza zitabera, umpe kutabera kwawe, kandi unshoboze kugira ngo nimvuga mbwirize abantu ubutumwa bwiza, mbabere umucyo, mbabere urumuri, mbabere umugisha, mbabere. Ntabwo ari kenshi tubibona mu batware, ntabwo ari kenshi tubibona mu batware, ahubwo abatware kenshi bashaka kugira ngo bagire igitinyiro, abantu babatinye, ndetse n'izi manza zitabera ntabwo tuzibona kenshi, ahubwo tubona uwanyuze inyuma akagira akantu amuha, akagira akantu amupfunda, uwo nguwo akaba ari we aza kubwira amagambo meza n'iyo ari mu mafuti. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo iyi zaburi tuyiga tuyisome, buri muntu wese mu rw'uruhande amenye inshingano Imana yamuhaye, abashe no kumenya ngo ese izi nshingano nzikora mu buryo butuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ese izi nshingano nzikora mu buryo butuma umunyamubabaro, umukene, uworoheje, uciye bugufi abona ibyo yagombye kubona. Ni igitangaza kandi biranababaje kubona hari imirimo imwe n'imwe abantu bajyamo ugasanga irimo abakozi b'Imana, irimo abantu b'abakristo, ariko ugasanga ibyo bakoreramo ni ibipyinagaza babandi baciye bugufi, ni ibipyinagaza abakene. Tuba twumva abantu bamwe na bamwe imishinga imwe n'imwe itandukanye, aho abantu bafata ibyari bigenewe imfubyi, ibyari bigenewe abapfakazi bakabirya, kandi iyo mishinga iyobowe n'abarokore kugira ngo babashe kubaka amazu, babashe kugura amamodoka, babashe kugira gute. Bene data, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bwiriza Kristo yaduhaye. Ntabwo Kristo yaduhaye ibwiriza ryo kunyunyuza imitsi y'abaciye bugufi, yo kurya ibyabo, sinzi ukuntu nabivuga, yo kubanyaga, kunyaga no gucucura, ryo jambo nari nabuze, gucucura abantu. Ugasanga umuntu yagomba guhabwa ibintu runaka bimwunganira mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubuzima bwe bukomeze, ariko umuyoboye muri iyo gahunda akaba ari we umutwara ibyo ngibyo yaragenewe. Ni igisebo, ni ikimwaro, ndetse bene data ni ibintu bibi cyane bizanira umuvumo abashinzwe bene abo bantu, bene iyo kategori y'abantu, abakene, abafite ibibazo bitandukanye. Twebwe twagombye kubafasha kugira ngo niyo tutabaha ibiri materiyeri, ariko twe no kubaburokera umugisha Imana yari yabaremeye iwunyujije mu bundi buryo. Niyo mpamvu rero Salomo avuga muri iyi zaburi akasaba Imana akaba ati uha umwami guca imanza kwawe, haleluya, uha umwami guca imanza kwawe, uha umwami guca imanza kwawe, uha umwana w'umwami kutabera kwawe. Bivuga ngo akagenda asabira n'abana be, akabasabira bati uha umwami, jyewe uha umwami, ariko uhe n'umwana w'umwami, ntubintegeye nyine, ahubwo n'abankomokaho nabo ubahe guca imanza zitabera, utange ubutabera, kugira ngo aboroheje, kugira ngo abakene, kugira ngo bandi baciye bugufi babashe kubona ubwiza bw'Imana buri hagati muri twebwe mw'indani. Ni umubabaro kandi biteye n'agahinda iyo abantu b'Imana aribo batera umubabaro abandi, iyo aribo bakareba ibibazo bagashyira urusika hagati y'abantu b'Imana n'abandi, bagateranya abantu, bakazana amacakubiri, bakarema amagambo mabi, bakarema intonganya, bakarema. Iyo abantu barimo bakora muri ubwo buryo, bakaba bameze gutyo, bakaba bateye gutyo, biragoye ko Imana ishobora kumanuka kugira ngo ibane nabo. Niyo mpamvu uyu munsi muri zaburi dusoma tubwirwa ngo ni byiza cyane 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 ko imitima yacu igomba kuzamura abo ngabo boroheje, ibikorwa byacu bigomba kuzamura abo ngabo boroheje. Niyo mpamvu ijambo dusoma muri iki gitondo rivuga ngo uko azakiza umukene ubwo azataka n'umunyamubabaro utagira gitabara, haleluya. Tugomba guhagarara mu cyuho tugatangira kuvugira abadafite kivugira, tukavugira les sans voix, tukavugira abadafite kivugira, tukabavugira, sinzi uko navuga, tukababera ijwi ry'abadafite ubavugira, ijwi ry'abadafite ubavugira, tukababera ijwi ry'abadafite ubavugira, tukarangurura, tukavuga ngo data uhagarare mu cyuho cy'uyu muntu, umurengere, ntafite umuvugira, umutabare, ntafite umutabara.
kandi ngo azabarira uworoheje n'umukene, ubugingo bw'abakene azabukiza. Bene data, ndagira nkubwire ngo ufite inshingano irenze cyane iyo wowe wibwira. Hari igihe kubera akazi n'inshingano zitandukanye tunyuramo za buri munsi, abantu birebaho gusa bakaba batekereza ko ibyo ngibyo bihagije, ariko ntabwo bihagije, ntabwo bihagije, ahubwo ijambo ry'Imana riduhamagara cyane 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 cyane, twebwe abahawe inshingano, twebwe abahawe isumbweho gato, kugirira umumaro abandi, kubera umugisha abandi, kubafata mu gihe kigoye, bananiwe, babuze uburyo, ukabashyigikira, ukabafata, ukabagirira neza. Ndetse rimwe na rimwe bigasaba no kutirebaho cyane, bigasaba kutibabarira cyane, maze ukarambura ikiganza cyawe woroheje, ukarambura ikiganza cyawe umukene, ukamukiranura, ntumurenganye, ntumwambure ibye, ntumucushure, ntumubeshyere. Ariko muri iyi minsi turimo, abantu benshi babaye uruvange, babaye ibintu utamenya, abantu abo twita ngo bazi Imana nibo babeshya, nibo bafite uburiganya, nibo bafitemo ubucabiranya, nibo bafite utuntu tw'udutiku, nibo bafite, hanyuma bigatuma ubuzima bwacu hano mu isi burushaho kugorana. Ariko nkubwire ngo Kristo ni umwami, Kristo ari ku ngoma, Kristo ntabwo abeshya, kandi Kristo azadushoboza, ndetse azarushaho no kuduha imbaraga nitumwumvira, tukavuga ngo tugiye guhagarara mu cyuho. Mwe mwese muhagarara mu cyuho, mukavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yanyu, mukarenganura nk'uko biri mu mitima yanyu, mugaca imanza zitabera nk'uko biri mu mitima yanyu, Imana ibahe umugisha. Namwe mugifite urwo rugendo runini rwo kugenda kugira ngo mugere kuri iyo ntambwe nziza, ndabasabira ngo Kristo abashoboze, abaha imbaraga zituma murushaho gusabana nawe no gusa nawe uko bukeye n'uko bwije. Mugire umunsi mwiza rero, Kristo abanezeze, ariko mubere umugisha aboroheje, abo muruta, abo murushije ibintu runaka, abo murushije imbaraga runaka, abo ngabo mubabere imbaraga mu gihe babakeneye. Umwami wacu Yesu Kristo atugire neza. Mwami Yesu, ndagushima cyane kuri umwami wacu dukunda, gushimira urukundo rwawe, gushimira ineza yawe, gushimira ko utwitaho iminsi yo kubaho kwacu yose, ukatugirira neza. Ndakwinze kugira ngo uhe abantu bawe ubushobozi bwo kwita ku boroheje, badafite kivugira, tubabere ijwi, badafite imbaraga, tubabere imbaraga, abadafite tubuzurize mu byo dufite, kugira ngo tubashe gusabana nabo, kandi tubashe gusabana nawe. Gendana natwe rero muri uyu munsi, uganze imitima yacu, kandi ubuntu bwawe n'amahoro utanga bigwire muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze, kandi ubuntu n'amahoro atanga bigutware mu mitima yacu twese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.